Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Uyu munsi ni ku wa mbere, turi itariki 16 ukwezi ko ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice byaho ni 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 5. Haranditse ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Byuka urabagirane. Uyu muntu yari amaze igihe kinini ari ku kidendezi, ategereje gutabarwa, ategereje kubona igitangaza, nk'uko nawe umaze igihe kinini utegereje kubona mu maso h'Imana, umaze igihe kinini utegereje kubona ineza y'Imana. Ariko nkuzana igitangazo rikubwira ngo iki cyumweru dutangiye kuri uyu wa mbere ni icyumweru cyo kwikorera uburiri bwawe ukava aho umaze igihe umwanzi yarakuzirikiye. Uyu murwayi nta byiringiro yari afite, kuko yari wenyine nk'uko nawe uri wenyine. Nta muntu n'umwe yarebaga, abandi bazanaga n'abanyamaboko. Iyo yajyaga kugira ngo yegere ikidendezi, abazanye n'abanyamaboko babajugunyagamo. Ariko kuko we yari wenyine, yajyaga kwikuruza akajya kugerayo, asanga abamaze gukira bavuyeyo. Nawe hari ubuzima ubayemo butaguha amahitamo. Iteka iyo ugiye gusaba akazi, kubera ko udafite ugusunika, abandi barakabona batakurusha ubwenge, barakabona batakurusha gukora, ariko kuko bafite abanyamaboko, bafite ababasunikamo, uwo akazi warakabuze. Abandi babona poromosiyo mu kazi bakora, ariko wowe wahamye ahantu uri, kuko ntabwo ufite umunyamaboko, ntabwo ufite uwo kukujugunyamo, ntabwo ufite uwo kuguterera mu kidendezi. Ariko zoni mashando wiribirifa lelebota inito pevoninia. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Nonaha Yesu ariyiziye. Ugeze mu kidendezi bidasabye abanyamaboko, nyir'ubwite ariyiziye. Iyo nyir'ubwite yaje ntabwo bisaba izindi protokole. Yesu ubwe ariyiziye, akujugunye mu kidendezi. Dore iki ni icyumweru cyo kwikorera uburiri bwawe. Iki ni icyumweru cyo gusohoka mu bibazo. Iki ni icyumweru cyo gusohoka mu ntambara. Iki ni icyumweru cyo gusohoka mu makuba. Iki ni icyumweru cyo gusohoka mu bigeragezo. Iki cyumweru dutangiye, Imana iragukoreramo ibikomeye. Iyi ni iminsi 7 y'ubutsinzi, iminsi 7 y'impinduka, iminsi 7 yo kwakira, iminsi 7 yo kwagurirwa imbago, iminsi 7 yo gukurwaho uburetwa, iminsi 7 yo gukurwaho ikigeragezo. Buri mbaraga yose yari iboshye ubuzima bwawe, Imana ije kuyigukuraho. Yesu arategetse ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Yesu arategetse ikorera uburiri bwawe. Hari abavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, hari abavuze ngo uzapfa ntaho ugeze, hari abavuze ngo uzapfa ntacyo wigejejeho. Ariko nonaha Yesu aravuze ngo ikorera uburiri bwawe. Ikorera uburiri bwawe wigendere, ikorera uburiri bwawe wigendere mama, ikorera uburiri bwawe papa, ikorera uburiri bwawe.
uyu munsi muri iri sengesho, muri iyi byuka urabagirane, nzanywe no kukubwira ngo iki ni cyo gihe cyo kwikorera uburiri bwawe ukagenda. Iki ni cyo gihe cyo kuvugiriza impundu kunesha. Iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu mugisha wawe. Iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu masezerano yawe. Iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu iterambere ryawe. Iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu mahirwe yawe. Iki ni cyo gihe cyo kwinjira mu munezero wawe. Iki ni cyo gihe Imana igiye kugukomerezamo amaboko, kandi nibwo nicyo gihe ugiye kuba mu mutsinzi kandi ukaba mu munyembaraga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, abakumenye bafite amahirwe abona ku munsi mubi bazakomera. Aya masaha kino gitondo ndasengera uyu muntu nkurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ahantu yari amaze igihe azirikiye, hari ahantu yari amaze igihe ahambiriye, hari ahantu yari amaze igihe ibyo byarazirikiwe, byarahambiriye. Mana ishobora byose, atabasha kunyeganyega, atabasha kugira kuva aho ari. Ariko aya masaha ndamusengeye, reka aya masaha Kristo wimanukire, reka wururuka ukore ku buzima bwe Mana, ururuka ukore ku kibazo cya buri muntu nkurikiye nonaha. Aya masaha ikibazo cye gikoreho Mana, kuko hari abankurikiye bafite amadeni bayamaranye igihe papa, bamaraze igihe bifite amadeni ndetse benda kubatereza cyamunara. Abandi batanze sheke zitazigamiye, abo ngabo bose bafite ubwoba, amadeni abamereye nabi. Ariko Kristo iki gitondo ishyurira abantu amadeni, ishyurira abantu amadeni, nabo bikorera uburiri bwabo bahaguruke bigendere. Hari abafite amadeni ku buzima bwabo, abarembeje, abaruhije. Hari abafite amadeni yo kwishyura inzu. Mana, umuntu nkurikiye utari wishyura inzu, numwishyurire Mana. Mucira inzira kuko niwe Mana igica inzira. Mucira inzira kuko niwe Mana igica inzira, niwe Mana igitabara. Ayiwe Kristo wabambwe, Kristo wabambwe, Kristo wabambwe. Reka uyu muntu murengere, reka uyu muntu murwanire, reka uyu muntu mubambire amahema, reka uyu muntu, haleluya, muremera ubuzima bushya, muremera icyerekezo gishya, muremera ubutsinzi Mana. Hari umuntu nkurikiye aya masaha afite uburwayi, ararwaye, umubiri urimo uramubabaza. Mana, ndamusengera ngo urambure ikiganza cyawe gikiza, umukize buno burwayi Mana. Acyumvira isengesho yakire gukira, buri imbaraga yose yari imuboshye, buri mwuka wose wari umuziritse umuveho mu izina rya Yesu. Uburetwa bwari buri ku buzima bwe bumuveho mu izina rya Yesu. Mana, mugirire neza, murengera umubambire amahema, murengera umwihishurire, murengere umwigaragarize, murengere Mana. Uyu muntu murengere, uyu muntu mukize. Yararwaye umutwe ariko none aha ntiyakire gukira umutwe. Yararwaye umugongo none aha ntiyakire gukira umugongo. Yararwaye mu nda none aha ntiyakire gukira mu nda. Yararwaye amaguru none aha ntiyakire gukira amaguru. Mana, ndamusengera. Hari umuntu wari urwaye Data kanseri, Mana, ayimaranye igihe, umwuka afite umwuka w'ubwoba umubwira ko igihe cyo cyo gupfa kigeze. Ariko none aha Mana, reka umukize kanseri kuko urayikiza Mana. Imbaraga zawe narazibonye, ukiza kanseri, ukiza diyabete, ukiza sida, urabikiza, ukiza puresha, ukiza umutima Mana. Uyu muntu ayizo ni mashando wiribirifa Mana, uyu muntu umukize, uyu muntu umubohore, uyu muntu mukureho iminyururu, mukureho imigozi Mana. Remera abantu amashimwe, ubakize Mana, mukize, mukize. Azavuge ngo nabonye Imana, azavuga ngo nabonye gukomera kwawe. Mukize Kristo kuko uri Imana igira neza. Mana, ndasengera uyu muntu wabuze urubyaro. Ayiwe Kristo wabambwe, uyu muntu wabuze urubyaro, ndamusengera ngo urubyaro ni wowe urutanga Mana. Reka ugende, ni umumama, kora ku nda ye Mana, kora ku nda ye Mana. Inda ye uyizibure, uzibure inda y'ibyara nk'uko wazibuye inda ya Hana, ko wazibuye inda ya Sara. Abo bose wazibuye inda zabo barabyara Mana. Ndasenze, sengeye uyu muntu muhereze kubyara. Ni umupapa wabuze urubyaro Mana, muremera
urubyaro Mana, muha umuryango Mana Nyiringabo, urugo rwe ruzane mu mucyo, ruvane mu mwijima mu izina rya Yesu. Mana, uyu muntu umuremera umucyo, uyu muntu umuremera ubuzima, uyu muntu Mana mutabare. Ndasengera Mana Nyiringabo ababyeyi bari gusengera abana babo babuze ubwenge, ndasenze mu izina rya Yesu, ndirukana dayimoni utwara ubwenge bw'abana, utwara ibitekerezo byabo. Abana babuze ubwenge ku mashuri, ariko ndabasengeye Kristo, reka aba bana ubahereze ubwenge, aba bana ubakoreho, ubafateho, ubaha ubwenge Papa, kuko uri Imana igira neza, Mana yera kandi igakiranuka, Imana ishobora byose. Rengera ubwoko bwawe Mana, rengera ubwoko bwawe, butabare, rengera ubwoko bwawe. Hari umuntu nkurikiye none hafite agahinda mu mutima, mumara agahinda Mana, mu mutima we zanamo umunezero, mu mutima we zanamo ibyishimo. Ankurikiye afite agahinda, ariko mumara agahinda Mana, mumara agahinda, mu mutima we zanamo ibyishimo, mu mutima we zanamo umunezero, mu mutima we zanamo munezeze Papa, munezeze. Niwe Mana igitanga umunezero, munezeze Kristo. Hari umuntu ubuze amahoro, ariko muha amahoro. Hari umuntu ubuze uko agira, ariko muremera inzira Mana. Hari abantu babona bari bonyine, abantu bose babavuyeho, ariko Mana aba bantu babera Imana kandi ubabera umurengezi. Urakoze Mana, urakoze kuko uzi ibikomeye, urakoze kukijije ubahoye abantu bawe, kandi urakoze ko iki cyumweru ugiye kurema amashimwe. Ndasengera umuntu wese umurikiye, icyo azakora muri iki cyumweru cyose kizamubera umugisha. Mu mpano y'ibiganza by'abantu, nirukanye umwuka w'inyatsi mu biganza by'abantu, nirukanye umwuka w'ubukene n'iryanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka iki cyumweru abantu bazashime, bazavuga imirimo yawe. Urakoze Kristo kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wowe wumvise rino shengesho risharinga abantu byibura 5 b'inshuti zawe, abantu 5 ukunda, muvandimwe wawe, inshuti yawe, nawe mwoherereza iri sengesho asengane natwe. Ukibikora Imana iguha umugisha, tugabane umugisha w'Imana uko dufatanyije kuvuga ubutumwa. Kora subscribe hano niba utarayikora, reba ko wayikoze. Niba warayikoze Imana iguha umugisha, niba utarayikora yikore, Imana igufungurira imiryango. Ntugende udakanze like, kanda like rwose, kandi ntugende udashyizeho komenti, ntugende utanditse utamina, ntugende utanditse uti nakiriye. Kwikorera uburiri bwanjye nkagenda, vuga uti nonaha ndahagurutse nikoreye uburiri bwanjye ndagiye, nonaha ninjiye mu mugisha wanjye mu izina rya Yesu. Imana ikumpera umugisha, Imana ikurebe neza, iki cyumweru kikubera icy'umugisha. Shalom, shalom.